abasivili ngayo nguko reka tujye mu ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo Rayon Sport yari mu myitozo baritegura umukino n'ikipe ya Bugesera Football Club ejo nibwo nkurikira urubuga rw'imikino ndumva ari Ibert babikoboje bavuga ati kiriya kibuga ni ikibuga cy'amateka kuko sezishize muzi uko byari bimeze ku mukino utarakinwe ngo urangire ukaza gusubikwa ukongera ugakomereza aho wari ugeze international ni umukino rero navuga ngo utari uwo kujenjekerwa ku ruhande rw'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport buri mu nzibacyuho ni byiza ubu bafite akanyamuneza kuko umukino uheruka batsinze ikipe ya Musanze babona ko byose bishoboka ejo rero narababonye bose bari bamanutse mu nzove bagiye kureba imyitozo inkuru nziza Axel nuko Tambwe yagarutse mu myitozo ni umwe mu bakinnyi bategerejwe Numwe mu bakinnyi bategerejwe yavunitse mu by'ukuri ari umwe mu bakinnyi bariho baperforminga neza bari ufite imibare myiza ngira ngo Tambwe yavunitse ageze mu bitego hafi 3 bitatu yari ari mu bitego ni umwe mu bakinnyi uriho ukora neza ni umukinnyi w'umupolivalent wagiye yifashishwa cyane mu gihe cy'amage Rayon Sport yari irimo niko navuga mu gihe cyo kuvunikisha abakinnyi benshi kandi bakomeye ni umukinnyi ushobora kuba yakina nka rutayizamu ni umukinnyi ushobora kuba yakina inyuma ba rutayizamu ku 10 ni umukinnyi ushobora kuba yakina aciye mu mpande ni umukinnyi w'umupolivalent iyo polivalence yarafashije cyane amakuru rero kuri Tambwe nuko isima yari afite abantu bagiye bamubona mu minsi ishize babonaga ko afite isima ku munsi wo kwa kane nibwo bayimukuyeho iyo sima hanyuma rero atangira imyitozo bariho arakora imyitozo Rayon Sport iri gukora kabiri akenshi mu gitondo iri gukora gym hanyuma nimugoroba ikajya gukora imyitozo isanzwe kuri pitch cyangwa se mu kibuga Tambwe rero igaruka rye ni ibintu byiza cyane ariko Rusi ngira ngo si we wenyine navuga agomba kuza gufasha ekipe ya Rayon Sport waretse nkakuzaho gato kuri buri mukinnyi tukajyana amakuru hari nuko Tambwe kuri match ya Bugesera ntabwo yizewe cyane kuko nibwo akigaruka yagarutse yego mu myitozo rugangura ariko bakavuga yuko batahita bapfa kurisika kumushyira mu kibuga bakavuga bati nibyo ari gukora arahari ariko kuri iyi match ashaka kudakoreshwa nka kuriya nyine ubibona ko abaganga banza ko bati yego yaje ariko please mureke guhita mwihutira kumusubiza mu kibuga hato ashaka kongera guhita tonekara atari yamera neza ugasanga biteje ibindi bibazo ariko icyo abarebe bamenya nyuma y'iyi match bwo ntacyo guca ku ruhande match zayikurikira Tambwe mushaka kumubona mu kibuga agaragara hanyuma naringiye kujya kuri nganye ngira ngo amakuru twagiye tubona n'ikibazo cy'imvune yari yagize iriya ACL ye babarira mu magrade ndetse no mu mafaze urebeje neza rwose ukabara mu bihe twavuga yuko muri aya matariki aribwo byari byavuzwe ndetse byari byanavuzwe yuko byagombaga kuba ari mu mpera z'ukwezi kwa 11 ku munsi wo kwa mbere rero ku munsi wo kwa mbere wo bita nganye yagiye kureba umuganga kugira ngo amuhe green light kugira ngo amuhe uburenganzira umuganga ukomeye cyane umuhanga cyane muri orthopedi ariko cyane cyane no mu mvune z'abakinnyi akaba umuhanga mu byo kuvura amagufwa n'ibindi bintu byinshi yitwa Dr Bukara aramubwira ati rwose nkurikije ibizamini nkukoreye nkurikije uburyo mbonye rwose ibintu bimeze ushobora kugenda ugakomeza umwuga wahisemo kurusha iyindi rugangura abifite 100% nk'uko byagenze yajyanye na Mwambari Serge ndavuga nganye Mwambari Serge nyine ni coach ushinzwe ibijyanye na fitness muri Rayon Sport bajya kureba Dr Bukara ibizamini byose byafashwe yemeje ko umukinnyi ubu ashobora kuba yakina ariko kuki atari bukoreshwe kuri iyi match ndetse dushobora no kubona ibyumweru bindi bitatu atagiye mu kibuga icyo nicyo barebe bibaza ni ukuvuga ngo igihari rigoga nganye bamubaze mu ivi noneho kuko rigama nizo zari zacitse rigama ni nk'utu fiber tuba hagati y'amagufwa kugira ngo adafatana adakoranaho
iri rituruka mu kibero n'iri rituruka mu murundi niko nabyita rimwe urabizi ko rimanuka irindi rizamuka urumva ntiyagenda akoranaho rero icyo kintu kiba kirimo hagati gikozwe nk'udufayiba ntabwo kari nk'utunyamanyama duteranyije twinshi tuba dukoze arotuntu abakunzi b'inyama bajya barya dukocagurika yego tumeze nyine tari inyamanyama atari ikinyamanyama gifashe uburyo kumva nyine ugakurakinga karakocoka ni utwo tuntu tujya kumera nk'uko nguko turiforoma rero tukajya hagati y'amavi so ikintu rero cyabaye ni uko umukinnyi izo rigama zari zaracitse mu kuzivura buriya rigoga ngo inyama iri ruguru y'ivi gatoya kubera imvune yagize ngo igira tandanse yo kumanuka iyo izo fayiba zitakirimo kubera ko nyine hari habaye ikibazo inyama yo hejuru iri hejuru nyine mu ivi hejuru isa n'iyororoshe ku ivi yabaye nk'impanuka urabona iki kigufwa kinini cyo ku ivi iyo urihinnye iki kintu ukoraho cy'ikinyama nyine kiriho ngo kubera yuko izo fayiba ziba zavuyemo amagufwa asa n'agiye gukoranaho isa n'impanuka noneho iryo vi kuri ubu ngubu ngo ikibazo rifite iryo babaza rirananutse ugereranyije na rigenzi ryaryo kubera ko ntiyarikoreshaga n'ivi nyine mu by'ukuri ryari rifite ikibazo gukira ryarakize ariko ngo bagomba gukora ibyo bita misikirasiyo ni ukurijyana muri jimu bakarikoresha nyine mu kurikoresha rero barityaza barushaho kugenda nyine no muri ino minsi nyine afata n'izo dayati ziri sipesho iyo mirire yihariye n'ibindi n'imyitozo nuko arushaho kugenda akoresha izo nyama nyine zo mu ivi n'iyo rigama yindi yamaze kwideveropa kugira ngo nayo ibe irushaho kugenda nyine igira icyo kintu cyo kumenyera nyine gukina kugenda gutera umupira gutera ishoti ngo bishobora kongera gufata ibindi byumweru nka 3 ku buryo we ngo yavuze yuko ashobora muganga yavuze yuko ashobora gutangira gukora imyitozo no gukina yakina ariko bibaye byiza ngo bazamuzana mu kwezi kwa mbere ubwo rero uyu mwaka ngo nganye dushobora kutamubona mu kibuga kugira ngo akore iyo faze ya nyuma yo gutuma iryo vi ryamaze gukira bwo ryarakize ariko nyine habeho gukora misikirasiyo cyangwa se gukoresha iryo vi neza kugira ngo rimere neza cyane hari ikindi kintu wenda hari icyo nashaka kongeraho Rayon Sport icyo igomba kwirinda ni ukumuforosa nk'umukinnyi wavunitse igihe kinini nka kiriya agira n'igihe kinini cyo kurikavarenga akabanza akaba tayari kugira ngo azakubyarire umusaruro muri faze returu ko muri fazare urebye kuri match basigaje no kuba Sumani yaragarutse no kuba Tambwe twavugaga yabagarutse byaba igisubizo nayo muri secteur offensive byaba byiza na Yves gutsinda bira bitego kuri match yeje bundi ni boost kuri we bituma nawe yari yakangutse avuga atabataka baraje abafana bari kubaririmba nshobora kutazongera kugaragara nganye tumuvuyeho Asumani azatangira iyi match nta gihindutse kuko hari fit none 100% agomba gutangira match ya Bugesera ku cyumweru saa 9 hariya mu Bugesera Rayon Sport na Bugesera hanyuma ku munsi wo kwa gatanu rigoga Rayon Sport bari abantu 5 bari muri komite executive bari ya RGB yerekanye twakubikiranye ubwo harimo Meya Murenzi hakabamo Gakwaye Olivier hakabamo wa mugabo witwa Bosco Baptiste Jean Baptiste na Jose hakabamo Jose nande wundi Imana igira neza ni 5 abo bantu 5 bazakora inama bafite profile 5 z'abatoza batandukanye kuwa gatanu bahite bemeza umusibejo bahite bemeza umutoza mushya ugomba kuzatoza Rayon Sport ku buryo bivugwa yuko nyuma y'iyi match ya Bugesera indi zakurikira uwo mutoza ngo dushobora kuzaba turi kumubona ari gutoza Rayon Sport biteganyijwe ko kwa gatanu bakora inama bakanzura bagahita banamuhamagara bakamwemeza bakamuha akazi ku buryo match ya Bugesera yaba ariyo match ya nyuma bidahindutse no ku bya Fanda Alex twabivuze ni ibivugwa hari igihe umuntu agaruka ngo ko atari we bashyizeho cyangwa ngo ko mwatubeshye mu mutoza batamushyizeho twebwe turababwira ibivugwa bidahindutse
kuwa gatanu rizatangaza umutoza mushya kuri match ya gorira nibwo ashobora kwerekana match ya gorira umutoza mushya akaba ahari hanyuma wenda dusoza n'iby'imvune ya Bedi amakuru yavugaga ko ashobora kuba ari ku mukino ashobora kuba ari mu Bugesera ubwo urumva nyine amwemeje kuwa gatanu akaba wenda byashoboka ko yahita yideplasa aza mu Rwanda baye atari mu Rwanda byahita byoroha nyine urumva ashobora kuba yanahageze tukamubona kuri match ya Bugesera ariko atangira ariko ntayitoze urumva ntiyayikoresheje motize wenda ari nko muri stade birashoboka hanyuma Abedi yahawe ibyumweru 3 murabizi ko yagize ikibazo munsi y'ikirenge bamushyizeho bya bintu biba bimeze nk'ibisima ariko bitari ibisima hari ibintu bajya bambika abantu bavunitse ariko nyine bitari isima kariya ni agasapoti gafata nk'ikirenge kameze nk'umwenda kaba gafite n'utuboro basa n'abafunga gutyo ukuntu turiya tumatira dufatana ni agasapoti tu kugira ngo nyine abantu bafite ikibazo he kwinyeganyeza ntagume mu mwanya umwe arayambaye rero nta myitozo yakoze nta n'ubwo kuri ino match ahari ubwo we ni ukumutegereza abo navuganaga nabo bambwiraga yuko we no kuri match ya gorira ngo ashobora kutazaba ahari ko wenda nyuma ya gorira aribwo bategereza Bigirimana Bedi mu yandi magambo match mwabonye yamusanze igishobora guhinduka kimwe gusa nuko Rayon Sport ishobora kubanzamo rutahizamu Asumani abandi bakaba ari babandi bari babanjemo bagakina na Bugesera naringize ngo Axel hari indi update afite ikipe ya Rayon Sport update ya Rayon no guhemba kwezi kwa 11 abayobozi baje mu myitozo babemerera ko mbere y'iyi match mu by'ukuri ya Bugesera bazaba babahembye babahaye nyine gahunda yo muri iki cyumweru ukwezi kwa 11 niko kwezi baba